Nikubona ntabwo nigeze ngira amahoro mu mutima wanjye. Nifuje kukubwira ibanga rinini maranye igihe nifuza kukubwira. Nifuza yuko twazahurira aha ngaha nkakubwira ikintu maranye igihe mu mutima wanjye. Ko Fabio, mfite ibanga maranye igihe kinini mu mutima wanjye. Ati karame mukunzi, ati Fabio, naragukunze n'umutima wanjye wose. Ibihe byose aho ndi hose mba numva nkukunda cyane. Muri ako kanya Fabiola asa nk'uguye mu kantu, yumva asa nk'uri kubonekerwa. Arongera ati Manzi, harya umbwiye ngo iki? Nsubiramo umbwira uko umbwiye. Aramubwira ati mu by'ukuri Fabio, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ni iby'agatangaza kuba njye nawe turi kumwe uno munsi. Yari igihe kinini cyane nifuza ko nakubwira iki kintu cyari kimaze igihe kindi ku mutima wanjye. Muri ako kanya Fabiola amarangamutima, ibyishimo bidasanzwe byaramurenze, maze muri ako kanya barahoberana cyane bidasanzwe. Fabiola ati mu by'ukuri Manzi, komeza ni ukuri, komeza nkunde, kandi ni ukuri cyane ndishimye cyane. Ntabwo nari nzi yuko muri ino si ntazabona umuntu nkunda cyangwa se ngo ambwire amagambo meza nk'ayo mbwiye ko uyu munsi wa none. Wari umunsi udasanzwe kuri Fabiola, wari umunsi w'ibyishimo. Bose amarangamutima yarabuzuye, Fabiola biramurenga ahobera Manzi. Byari agatangaza, byari ibintu bidasanzwe cyane. Mbega Fabiola ngo biramurenga, mbega ibyishimo, byari ibyishimo bidasanzwe cyane. Ati Mana we, mbonye umukunzi. Mana arirukanka cyane, barakina, urabibona basimbuka bakina sha. Byari ibyishimo byiza cyane kandi binejeje. Mbega urukundo, mbega disi we, mbega umwana, mbega umusore. Byari umunyenga, byari agatangaza cyane ku munsi wakurikiyeho. Rero Manzi ati Sheri, urabizi neza yuko ngukunda? Fabiola ati Sheri, ndabizi ko nkunda cyane. Rero mu by'ukuri nari nifuje kuza kugusura hano ku ishuri. Yego ntabwo byanyoroheye cyane kuhagera, ariko nakoresheje uko nshoboye kose ndahagera. Aramubaza ati none se uyu munsi ko mbona wigize ikirara, wambaye gutyo, bimeze bite? Fabiola aramubwira ati uyu munsi twari twagize siporo. Ati ntabwo bize ko nanjye ndi umusiporutifu? Manzi ati koko se? Ati nanjye ndabikunda cyane, nubizi se ko nanjye nkunda siporo cyane? Ati rero Sheri, mu by'ukuri ni ukuri kw'Imana, umutima wanjye iyo nakuri impande mba numva natekanye. Ariko Sheri, mu by'ukuri uyu munsi wa none hari ikintu nifuje kuba nakubwira, ariko nanone icyo kintu umbabarire ucyemere. Urabizi nta kintu na kimwe nshobora kugukora utakinyemereye, kandi nzi neza yuko icyo kintu kinyemereye byaba ari byiza. Fabiola ati ni ukuri icyo kintu kimbwire. Manzi ati urazi ikintu nshaka kukubwira Sheri, ni ikintu cyiza.
none se nifuza ko nazaza kugusura n'iwanyu ababyeyi bakaba bamenya, ndetse numva byaba ari ibintu byiza yuko n'umukobwa wabo yaba afite inshuti. Muri ako kanya Fabiola asa nk'uguye mu kantu, asa nk'umuntu utishimye, ati none se sheri ko numva bishobora kutazapfa gukunda neza, ati se nta kuntu wazareka ukaba wazaza kunsura mu rugo nko muri vakansi? Manzi ati hoya, ariko nkaza kugusura mu rugo iwanyu bakamenya. Ati sheri urazi yuko napanze n'umunsi wo kuza kugusura, urabizi neza iyo umuntu ashaka kugira ngo akore ibintu bye neza nk'uko abahanga babivuze, uba ugomba gupanga ibintu byawe ukabishyira ku murongo ndetse ugapanga n'umunsi. Turumva nifuza yuko kuwa gatandatu ukurikira nazaza kugusura. Ati ese papa wawe aba ahari ryari? Ati se muri ino minsi arahari? Fabiola aramubwira ati bishoboka yuko yazaba ahari kuko muri ino minsi ntabwo ari kujya isafari. Gusa nubwo Fabiola yabivugaga wabonaga asa nk'umuntu utishimye kuko ntabwo yari abyizeye neza cyane yuko papa we azabyakira neza. Gusa Manzi we yumvaga ashaka kujya gusura Fabiola mu rugo iwabo bakamubona, ndetse yumva yuko byazaba ari n'ibintu byiza cyane kuba yagenda akajya gusura Fabiola iwabo akamenya, ndetse n'umuryango ukaba wamumenya. Uruhare n'urw'ababyeyi bisigaye na bundi kuri njye ntacyo. Numva ndishimye narabibona, n'umutima mwiza uba ubimpanye, byaba byanshimisha. Byaba biba